ndakuramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, Uwiteka aguha umugisha. Nitwa Byarimana Eric, nejejwe no guhurira nawe kuri iyi platform nshyashya umucyo w'isabato. Ndanezerewe cyane yuko Imana idushoboje gutangiza uyu mushinga umucyo w'isabato kugira ngo tumurikire abantu b'Imana ukuri kw'iki gihe, ukuri kwerekeranye no kuramya Imana umuremyi mu cyimbo cyo kuramya ibiremwa harimo n'umuntu wishyize hejuru. Uyu mwanya nzanywe no kukubwira ku by'uyu mushinga w'ivuga butumwa twise umucyo w'isabato. Umucyo w'isabato ni gahunda yo gushyira ahagaragara ukuri kwa Bibiliya kubyerekeye isabato. Intego yacu nyamukuru ni ukuvanaho umwijima ubuditse ndetse n'urujijo rukabije ruri mu bakristo benshi kubyerekeye inyifata ikwiriye umukristo uyu munsi ni ku ihame ry'isabato. Wono mugambi dufite nge na mwene data rero tumaze igihe kitari gitoya dusenga twinginga Imana kugira ngo idufashe gusobanukirwa n'uyo mucyo. Twiyumvisemo umuhamagaro wayo wo kugira ko idushaka kudutuma ngo tugende tuburire abatuye isi kubyerekeye umucyo w'isabato. Nuko dufata igihe amezi 18 turayamaze ducukumbura mu byanditswe byera. Nubwo twari dusanzwe twemera ukukuri, ariko twongeye guhishurirwa andi makuru ahebuje kugira ngo dufashe abantu b'Imana. Muri iyi gahunda rero tuzabagezaho ibihamya bitari bike twegeranije dukuye mu ijambo ry'Imana kugira ngo bifashe buri wese ukeneye kumenya biruseho iby'ingingo y'isabato abone mu buryo bumworoheye ibikwiriye kumufasha mu bushakashatsi bwe. Twashyizeho iyi platform y'umwihariko sahangaha nsanzwe nkorera, nsanzwe mfite platform Gena Yesu Ministry, ariko iyi platform y'umwihariko igendereye gutanga amakuru uhereye kuri A kugera kuri Z yerekeranye n'isabato n'ibyo gusa kugira ngo bifashe umushakashatsi. Ijambo ry'Imana dusanga mu Befeso, rwandiko Paulo yandikiye Abefeso igice cya 5 umurongo wa 10 hari amagambo akomeye. Aravuga ngo mushakashake uko mwamenya ibyo umwami ashima. Abantu b'Imana babona umwuka wera basabwa ino ngingo ikomeye yo gukora ubushakashatsi ngo tumenye ibyo umwami ashima. Nuko rero ntabwo iyi ngingo yoroheje na gatoya yerekeranye n'isabato, oya rwose. Kandi abantu bayobowe n'umwuka wera, abo ngabo kandi nibo bana b'Imana, barahamagarwa ngo binjire mu bushakashatsi bamenye uko bakora ibyo umwami wacu ashima. Kuri iyi platform umucyo w'isabato tuzanyuzaho gahunda zitandukanye, harimo ibyigisho cyangwa se presentation, ibyigisho biteguye mu buryo bw'imbwirwaruhame ducukumbura ijambo ry'Imana. Ubu ni bwo buyobozi tuzifashisha mu buryo bwimbitse. Icya kabiri, tuzanyuza ibiganiro n'abatumirwa baze badufashe kugira ngo twumve biruseho umuburo ukomoka mu ijambo ry'Imana. Icya gatatu, tuzanyuzaho ubuhamya bwerekeye abagezweho n'umucyo w'isabato mu bihe byashize ngo bibe igihamya cy'uko kuba uyu munsi hari umuntu utaruka isabato atari uko ari umwigomeke, ahubwo ahari uyu mucyo ntabwo uramugeraho. Kandi iyo umurasiye afata icyemezo, abagiye bafata ibyemezo mu gihe cyatambutse bazaza badusangize ubunararibonye bwabo. Nzi yuko bazaboneka, kandi nawe unkurikiye niba uri umwe muri abo, nzishimira kwakira telefone yawe umbwira ngo ufite icyo wasangiza abantu b'Imana. Ariko ntabwo uyu mushinga uzagarukira kukunyuza video kuri icano gusa, ahubwo icano izunganirwa n'izindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, aho hose naho tuhafite platform. Tuhafite platform kuri Facebook, dufite urukuta rwitwa umucyo w'isabato, ndetse no kuri Instagram naho urukuta rwacu rwitwa umucyo w'isabato. Uzarushaho kuhamenyera amakuru atandukanye yerekeranye n'ibyo mushinga. N'umushinga wacu twawutangiye twibwira ko ari mugufi, ariko twasanze wagutse rwose. Ariko Imana yacu ishimwe yuko nayo yagutse cyane, izadushoboza kubisohoza uko ibihe bizajya bijya mbere. Icya gatatu, dufite murandasi cyangwa se website. Website yacu yitwa umucyo w'isabato.org, umucyo w'isabato.org. Iyo nayo yandikwaho
amakuru yerekeranye n'isabato, ndetse ibyigisho byinshi tuzavuga mu magambo bizaba bifite n'inyandiko kuri iyo murandasi, kandi aho uzabonera andi makuru atwerekeye n'uburyo wadufasha niba mwuka w'Imana abiguhatiye kubikora. Aho ngaho naho uzatugereho, uzabonaho na adresse zacu tubashe gushyikirana mu buryo bworoshye kubw'uyu mushinga. Ikindi, dufite igitabo turi gutegura, cyo ndakigukundishije cyane. Ni igitabo cyiza cyane, nacyo kizajya gifite insanganyamatsiko cyangwa se umutwe uvuga ngo umucyo w'isabato. Turashaka ko abantu bamurikirwa n'uyu mucyo, kubera yuko Imana niyo iri kubitusaba. Iki gitabo rero, umucyo w'isabato mu isi y'umwijima, kiri hafi kubageraho. Imana iradutegurira kukitugezaho vuba. Imana iri kudufasha kugitegura, kandi imyiteguro yacyo igeze kure rwose. Mwumva rero ko umushinga wacu wagutse, ni umushinga ukuze. Ariko ikindi cya nyuma, turi gusaba Imana ngo itubereho ibitekerezo, kandi birashoboka yuko atari twizanyuramo, ahubwo nawe ishobora kukunyuramo katubwira icyo dukwiye kubikoraho. Ni ugufasha urubyiruko, abana bakiri batoya badafite, cyane cyane muri isi y'iterambere, badafite umwanya wo kujya mu bitabo ngo basome. Twatekereje yuko twabategurira umukino uzabafasha gufata ibyanditswe mu matwe, ariko bitabagoye, bigendanye n'imyaka yabo y'ubutoya n'ibyo bakunze. Turashaka rero kunyuza uyu mucyo w'isabato no mu mukino uteguye uzajya ukinwa. Nibwira yuko abarondabukanda banyuze muri icyo cyiciro cy'abarondabukanda basobanukiwe n'ubwo buryo bw'imyigire y'umukino, kugira ngo turusheho kwanguka ibya Yesu, turusheho gufata iby'Imana, uko kuri kurusheho gucengera mu mitima y'abantu b'Imana. Uko niko Imana ituyoboye, kandi aho ngaho niho tugejeje dutekereza, kandi kugeza uyu munsi Imana iri kudufasha rwose. Hari icyo dusaba abaduteze amatwi, nuko bakira iri jambo n'umutima ukunze, bakakira guhamagara kw'Imana ko bararikira gukora ubushakashatsi, bakicara hasi bakiga. Imana izabigushoboze mu izina rya Yesu. Nkunda amagambo Yesu yavuze, magambo ari muri Matayo igice cya 13. Nkundira tujyane muri Matayo igice cya 13, duhere ku murongo wa mbere. Hari umugani Yesu yaciye, umugani w'umubibyi. Amagambo ahari aravuga ngo, uwo munsi Yesu asohoka mu nzu, yicara mu kibaya cy'inyanja. Abantu benshi bateranira aho ari, bituma yikira mu bwato yicaramo. Abantu bose bahagarara mu kibaya. Abigisha byinshi, abacira umugani, aravuga ati, umubibyi yasohoye imbuto. Haleluya! Umubibyi yasohoye imbuto. Akibiba, zimwe zigwa mu nzira, inyoni ziraza zirazitoragura. Uno umugabane wa mbere w'imbuto zaguye mu nzira, maze inyoni ziraza zirazitoragura. Mugabane wa kabiri, izindi zigwa ku kara kadafite ubutaka bwinshi. Uwo mwanya ziramera, kuko ubutaka atari burebure. Izuba rivuye ziraraba, maze kuko zitari zifite imizi ziruma. Uwo n'undi mugabane wa kabiri, ariko kandi nawo ubabaje. Mugabane wa gatatu, izindi zigwa mu mahwa. Amahwa arararuka araziniga. Izindi zigwa mu butaka bwiza, zera imbuto, imwe 100, indi 60, indi 30, bityo. Umurongo wa 9 ufite amakuru akomeye cyane. Yesu yongeraho ati, ufite amatwi niyumve. Muri aka kanya ndasaba Imana Data wa twese, kugira ngo umuntu tuzabana kuri iyi platform umucyo w'isabato imuha amatwi. Imana iduha amatwi yumva kandi abyitayeho, ngo tumenye uruhande dukwiriye guhagararamo. Yesu yasobanuye uyu mugani, murongo wa 18 w'iki gice cya 13 cya Matayo, asobanura uno mugani. Mbese uno mugani usobanuka ute? Nuko nimwumve umugani w'umubibyi. Murongo wa 18 niwo ndi gusoma. Uwumva wese ijambo ry'ubwami ntarimenye, umubaraza agasahura ikibibwe mu mutima we, uwo ni usa n'izibibwe mu nzira. Uwumva wese amagambo y'ubwami, maze yamara kuyumva ntabyiteho, akihitira, akabiha amazina, akabyita ibyo kuri YouTube, akabyita kundi kuntu, akabyita iby'abashaka abayoboke. Ndagira ngo nibutse abantu b'Imana muri aka kanya, ntabwo dushaka abayoboke,
kubera yuko ntawe dufite tubajyana keretse kuri Yesu wenyine gusa. Ntabwo turi hano ngo tukurarikire kwinjira mu idini runaka, oya rwose, ahubwo tukurarikiye kwinjira muri Bibiliya kugira ngo wimenyere icyo umwami wawe ashaka. Wo niwo mugambi. Rero uramenye umutima wawe udahinduka nk'iyi nzira yatakayeho imbuto maze inyoni zikitoragurira bigakomeza. Murongo wa 20, kandi usa n'izibibwe ku kara wone wumva ijambo uwo mwanya akaryemera anezerewe, yaryumvise rimukora ku mutima akumva biraryoshye. Murongo wa 21, ariko ntagira imizi muri we maze agakomera umwanya muto. Iyo habayeho amakuba cyangwa kurenganwa azira iryo jambo, uwo mwanya biramugusha. Mbega gahinda k'uyu muntu ugereranywa na Kara yakira ijambo ry'Imana rikunze, ariko kwa ko ubutaka ari bugufi ni ku mugani watubwiye. Ntabwo ijambo ryagiye ngo rishore imizi muri we arikunde rikure kugeza ubwo rizabyara imbuto, ahubwo ngo igihe amakuba yazaga, ibigeragezo biteye, rya jambo ryahise rimukamukamo vuba, amanika amaboko ati ntabwo iby'inzira bishoboka. Ndagira ngo ubwire ko inzira n'ubundi ifunganye, ndetse iyi nsanganyamatsiko tuje kuvugaho yiteye ubwoba. Nshuti z'Imana, hari benshi bazize uyu mucyo w'isabato, hari benshi badafite akazi kubera yuko bemeye kugendana n'Imana. Birashoboka ko amakuba yakugeraho, akarengane, ndetse hari ako dutegereje rwose, nubwo ibintu bivugwa bigasa nk'ibyitwa imigani. Ariko amakubi yaje, abantu bameze nko ku Kara batinya kurenganirizwa Kristo, batinya kunyura mu nzira ifunganye, abo ngabo rwose imbuto ntabwo zitinda kuma, rya jambo rikabayoyokamo. Birababaje cyane. Murongo wa 22, kandi usa n'izibibwe mu mahwa wone wumva ijambo maze amaganya y'isi n'ibihendo by'ubutunzi bikaniga iryo jambo ntiryere. Birababaje cyane. Hari abantu bakiriye uyu mucyo ndetse n'undi mucyo mu ijambo ry'Imana, ariko kubera ibihendo by'isi, kubera bifuza gutera imbere, kubera ko bafite ubushagarira bwo kugira ngo amazina yabo yubakwe mu isi, bubaka izina, bakavuga bati bino bintu bidusaba ibiguzi byinshi, ntabwo twabishobora, ntabwo twashobora guhara amasaha 28 agize icyumweru ngo inganda zacu zifunge. Zizakomeza zikore, ariko natwe dukomeze kwitirirwa iryo zina ry'abakomeza isabato, maze abantu bakabaho bitwa abakomeza isabato, ariko inganda zabo, ubucuruzi bwabo, ibikorwa byabo by'iterambere bikomeje. Ariko itegeko ry'Imana ntabwo ari uko rivuga. Nshuti y'Imana, riravuga ngo wibuke kwezi umunsi w'isabato, mu minsi 6 ujye ukora, ariko wa 7 niyo sabato y'Uwiteka Imana yawe, ntukagire umurimo wose uwukoraho. Kandi si wowe gusa, ubwo itegeko riravuga ngo wowe ubwawe n'umugore wawe n'abana bawe n'umuhungu wawe n'abagaragu bawe. Birakomeye cyane. N'umunyamahanga wa wundi utari ukomeza isabato, wa wundi usengera mu yindi myigishirize, nawe akwiye kuruka isabato ari iwawe, n'umunyamahanga uri iwawe. Yewe ntabwo ari aho bigarukira gusa, ahubwo n'amatungo akoreshwa imirimo, bya bikoresho bikoreshwa imirimo, ya makompyuta, za modoka, za moto, ibyo byose bikwiriye kubona ikiruhuko ku munsi w'isabato, niko itegeko rivuga. Ariko abantu benshi bameze nk'izabibwe mu mahwa, ntabwo aya magambo bayitayeho, ahubwo kubera yuko bafite ubushake bwo gukira cyane. Jambo ryaranizwe, ntabwo ryumagaye, ariko nta nubwo ribasha kwera imbuto kuko ryanizwe n'amahwa. Kandi undi mugabane ngo nuwa bafashwe n'amaganya y'isi, bakumva ntabwo byakunda gukomeza kubaho. Baramutse bigomwe, baramutse bahisemo uyu mucyo, bakavuga ati abana bacu se babaho bati, aka kazi se n'inkareka byagenda bite, nakuraho kandi kazi. Ntabwo bashyize ibyiringiro byabo mu Mana. Ariko nshuti yanjye, hari undi mugabane mwiza, kandi niwo nkwifuriza kubamo. Murongo wa 23, kandi usa n'izibibwe mu butaka bwiza, we niwo wumva ijambo akarimenya, akera imbuto
umwe 100, undi 60, undi 30. Haleluya. Abantu bakagenda bakamamaza n'ubwo butumwa, maze bakamamaza ukuri kw'ijambo ry'Imana ryabibwe muri bo, nabo bakera izindi mbuto nyinshi, bakagira amahoro menshi. Kandi ntabwo Yesu Kristo yigeze abaterera. Ndi umugabo w'ibyo. Imana yacu yabwa icyubahiro. Nuko rero turakurarika mu izina rya Yesu ko tugiye gufatanya uru rugendo. Twadutangiye ubushakashatsi dushakashaka mu ijambo ry'Imana. Ndifuza ko iri jambo rizagera mu mutima wawe, rigasanga umutima wawe ari ubutaka bwiza burumbuka, maze ukarushaho kwera n'imbuto. Ngushimiye uko ugiye gufatanya nanjye, ngushimiye uko ugiye gufatanya nanjye gutangira urugendo rw'ubushakashatsi, kandi ndakwingingira kugira ngo fatanye nanjye no gukwirakwiza aya makuru. Ntibagirwe gukora subscribe kuri YouTube channel Umucyo w'Isabato, kandi unasangiza abandi aya makuru. Ukore share, wabwire yuko ari ahantu bavoma amakuru meza. Ntabwo uzaba uri ku gitoto cy'idini ryawe. Ndabizi hari abantu batemerewe kujya mu materaniro y'abavuga uyu mucyo, kubera yuko abayobozi b'amadini, abayobozi b'ibigo bakorera batabemerera kubikora gutyo, cyangwa se nta n'igihe bafite. Ariko computer yawe, telefone yawe yifungure aho uri, nushaka ushyiremo ekuteri ubyumve wenyine, uzamenye uyu mucyo. Imana izakuyobora mu izina rya Yesu. Cyakora ntuzibagirwe gufata iki gitabo mu biganza ngo urambure, wimenyere yuko ibyo turi kuvuga ari ukuri. Niko ijambo ry'Imana ryavuze. Paulo yabibwiye abakori, navuga ati namwe muri abanyabwenge, nimumenye, nimwirebere, mumenye yuko ibyo turi kuvuga ari ukuri. Imana izagufashe kugira ngo dufatanye uru rugendo. Ushobora kugira ikibazo cyangwa ukagira icyifuzo utugezaho, turatanga adresse zacu. Ushobora kutwandikira kuri adresse email kuri info@umucyowisabato.org, info@umucyowisabato.org, cyangwa se ukaduhamagara kuri telefone cyangwa kutwandikira kuri WhatsApp. Nimero zacu ngizi ziri hano kuri ekara. Akamenyetso ko guteranya 250 746 873 cyangwa akamenyetso ko guteranya 32 488 30 70. Turifuza gusabana nawe, kandi twiteguye kugutega amatwi muri gahunda zose tuzagendanamo. Reka dusoze n'isengesho. Data mwiza, tugushimiye umushinga uduhaye gutangira. Turakwingize kugira ngo utuyobore, ufashe abana bawe bagiye kumva ubu butumwa, kugira ngo imitima yabo, ubwenge bwabo bufungukire kumva ijambo ryawe. Mwuka wera wasezanye ko azatuyobora mu kuri kose, abane na buri wese muri twe, kugira ngo tubore mu kuri kw'ijambo ryawe. Ugiye guhirimbanira kuba abakunzi bawe mu by'ukuri, kandi biteguye kugusanganira ubwo uzaba ugarutse kwimika ubwami bwawe. Zaturinde gukorwa n'isoni, ahubwo uzaduhe kurangura duti ngiyi Imana yacu twategereje, tuzaniye agakiza. Ko niko gusenga kwacu mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.